Imana igiye gukora igiye kubagomba hura bagomba sha Imana igiye gukora igiye kuguha amafaranga ugiye kuba ngo bashomeri bari muri Kigali ngo igiye kuba ndabyibuka kuvuga ku kantu k'abanyeshuri bari barangije kaminuza ubabwira ngo mwese murazi mugiye kubona akazi bagiye kugira usorora ahubwo umuntu yavuze ngo igihe cy'imperuka ngira ngo n'abapfuye bazazuka ni rwose pe umuzuko uzabaho undi aratubwira ati nk'umuntu wari wagiye nko kuragira inka wenda impyisi ikamurya uwo muntu mu kuzuka hazabanza impyisi hazabanza umuntu uhiriye mu kirere mu ndege yego none se ko yakuremye ukabaho yakuremye mu ki ngaho ngwira nanjye numusubizeho ndagusubiza nko mu buto bwawe nagacyumva wibukaho nawe umva wakozemo amakosa ubuto bwanjye ndabwibuka ko nakoraga amahano nibuka ikize ko ari ukwibuka ishyano reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye Urugendo TV musuhuza aho uherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba musuhuze nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu diaspora twizera ko umeze neza abantu bari i Burundi Uganda Tanzania Kenya Congo aho uri hose wumva ikinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza niba utarameze neza wihangane ejo bizahinduka twasuye muzehe wacu ni Pastor Ezra Mpyisi n'umupapa dukunda cyane twishimira numugisha ukomeye cyane ngiriwe ku munsi wa none kuba ngiye kuganira nawe kandi nzi neza ko yaba ubwonko bwanjye buri buze kuhungukira byinshi nawe ukurikiye iki kiganiro uraza kungukira byinshi ntago ndi buze kumugora cyane mutangira ku bintu byinshi cyane ariko reka dutangire adukira imbere y'Imana aturagize Imana ubundi dukomeze ikiganiro yego ubu tugiye kuganira abantu ijambo ry'Imana nkuko mubyumvise ariko tubanze dushimira Imana ko tugihumeka hari ababuze ubugingo bwabo Mana igira neza turagushimye yuko uduhaye akanya ko kongera kuvugana n'abantu bawe abo uremye Adamu arababyara kandi Adamu yari yakoze icyaha bavukana kamere mbi Yesu Kristo aza kwibakiza yo ni inkuru nziza none Nyagasani iri jambo tugiye kuganira bifashe benshi ugiye kuzana ubwami bwawe hazaboneka abanyarwanda n'abanyarwandakazi benshi bazataha ijuru turabigushimiye mu izina rya Yesu amen arakoze cyane umupapa wacu kudushyira imbere y'Imana ibyo ngira ngo tugiye gutangira rero tuganira uko byagenda kose papa turanezerewe cyane imbere ya byose icyo mbaza kubaganirira yego ni ukugira ngo mbabwire ko kuramya Imana utayizi yariyo no kwituka yego kuramya Imana utabanje kumenya Imana yariyo no kwituka niki twakora mbere na mbere ngo tubanze tuyisobanukirwe ubanze uyimenye yariyo yego umenye iyo ubwira ibyiza byawe n'ibibi byawe umenye ko Imana ari Imana atari umuntu abantu bakayibwira nk'ubwira umuntu abantu bakayiririmbira nk'utaramiye umuntu oya igitaramo cy'Imana ishaka gutaramana nawe nuko wumvira ibyo ikubwira kandi ukashaka kumva ibyayo wamaze kumenya yuko ariyo muremyi wawe kandi ukamenya yuko nawe kugira ngo witwe umwana w'Imana uba ukwiriye gukora iki ni ugukora ibyo ushaka icyo ushaka ni iki ni ukudakora icyaha icyaha ni iki ni ukugomera icyo Imana yavuze ugakora igitandukanye nacyo Imana ni umuremyi wawe yarakubwiye iti muri Bibiliya dusoma amabwiriza 10 y'Imana irya mbere si amategeko Imana ntitegeka
abenshi tuyafata nk'amategeko, ni amategeko 10 y'Imana. Amategeko ni amabwiriza 10 y'Imana, Mm. kuko itegeko ntirigira umudendezo. Itegeko uraryumvira waryanga rikaguhana. Imana ntihana, ntigutegeka, irakubwira ukihitiramo kumvira cyangwa kwanga. Ni kugira ngo mbabwire ukuntu Imana idategeka, ariko Bibiliya yahumetswe n'Imana, yandikwa n'abantu bayishyiramo amafuti. Ngo amategeko, ririya ni ikosa riteye ubwoba. Ko tuyigenderaho se kandi umva hari amakosa bashyizemo, twabwirwa n'iki niba birimo ari ukuri? Ibi byuma ubimpaye nabikoresha, kereka wabanje kugira ate kubyiga. Wize Bibiliya se uyijyamo nkandi. Ubu mpaye mikorosikope ngo nyikoreshe, hari icyo yamarira? Ntacyo, wabanza kuyiga. Banza kuyiga. Na Bibiliya ni uko bakayijyamo batabanje kuyiga, ngo bamenye kujonjora icyavuzwe n'Imana n'icyavuzwe n'umuntu. Ukamenya icyavuzwe n'Imana, iki cyavuzwe n'umuntu wayanditse yishyiramo aki, cyangwa abishyiramo kuko atazi, nawe atazi iyo Mana iyo ariyo. Agira ngo arandika ijambo ry'umuntu. Umuntu arategeka, ntakubwira. Ngicyo rero kumenya yuko Imana, ntukagire indi Mana uramya, Imana ifuhira izina ryayo. Kandi igituma ibikora, none se wafuhira umugore utari uwawe? Kugira ngo umufuhire nuko yaba ari uwawe. Iragufuhira ngo utayishyire iyindi Mana imbere, kuko nta wundi wakuremye niyo, ukaba ari ukwiriye guha agaciro yonyine. Iri mu kuri. None se we ntuvuga ngo waremwe n'Imana? Yego. Urayizi se? Kugira so ntumenye imico ye, kugira umwana ntumenye imico y'umwana wawe, nta sano mwamufitanye. ntayo abana gato, ni umusambanano. Kuko ntimuhuje amaraso. Ntakumenye nawe ntumumenye. None rero iyo ukoze icyaha, ikintu cyitwa icyaha, icyo cyaha ukoze kiba gihindutse indi Mana, kuko ukunze icyo. Iyo usambanye, ubusambanyi uba bugize indi Mana, kuko Imana yavuze iti ntugasambane. None iyakuremye irakubwira iti ntugasambane, urarenga, ushaka gushimisha umubiri wawe, urasambana. Ubwo rero Imana uyikwiye ku ntebe uyicayeho. Tangiye kuyibangikanya n'indi Mana. Ntuyibangikanye, urayisunitse. Uyikura ku ntebe wicara ku ntebe. Iyo ukoze icyo yakubwiye iti ntukagikore. Irya kabiri, ntugapfukame imbere y'igishushanyo. None abanyamadini barapfukama imbere y'ibishushanyo. Ntukagire ikindi upfukamira kitari jye. None urapfukama imbere y'umwami, urapfukama imbere ya perezida. Umugore wawe urasambana, yabimenye ukamupfukama imbere, ngo urimo uramusaba imbabazi. ubwo rero ututse Imana. Ugarutse ku kintu cyo gupfukama, mpita nibuka ko n'abasore b'iki gihe ngo turajya kwambika abadamu tuzabana impeta ugapfukama. Ugapfukama sha. Yo kupfukamiye iryo shyano ry'umugore, ejo azagukura amenyo. Imana ntikura amenyo ni imbabazi. Use ko tubikora nk'ikimenyetso cy'urukundo. Naho ukuye Imana ku ntebe. Irya gatatu, ntugakenishe izina ry'Imana. Abantu bagorwa Imana, 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 Imana.
umwami Rudahigwa yanyuze ahantu yumva akantu kasenze akavuga Mbaduga Rudahigwa Mbaduga Rudahigwa Mbaduga Rudahigwa Mbaduga Rudahigwa Rudahigwa atako kantu karanshaka wici gashaka kundoga mukanzanire karaza kageze ati niko sha iryo zina Rudahigwa ukoronga urarizi uzi uwo ndiwe uzi ko ndi umwami wawe kabura icyo kavuga arakareba ati ni mukajyane sinakwirirwa ngahana n'agasozi ntugakinishe izina ry'Imana ngo ni impamo y'Imana Imana irahira ndetse ko umuntu arahira hari undi uri hejuru yayo gusa umuntu naba arahiye sebuja umuntu aba arahiye Imana kubera ko Imana ari sebuja uvuze uti ni impamo y'Imana nyine urahiye sebuja Imana ni shobuja se umuremyi wawe shobuja yarakuremye se ko mwahuye ukuze ukamukorera akaguhemba yarakuremye niwe ukubeshejeho Imana ntabwo ari shobuja Imana ni umuremyi wawe ntugakinishe izina ry'Imana waba uvuga ukuri waba uvuga ibinyoma no uzi ko n'abantu bubashye atavuga ngo uraho kanaka aravuga ati muraho ntamuvuge mu izina sha ntamuvuge mu izina urubyiruko rwa none rero urubyiruko rwa none twataye rero uwo muco arabwira se yewe Yohana we umugore kera ntiyahamagaraga umugabo mu izina rye yagiraga akazina yamuhimbiye keza kameze nk'ikivugo yihariye akavuga ati mwiriweho akavuga ati imuhira ntabahari hari iyo bagiye abantu bamenyaga kubaha izina ry'ubasumba none iry'Imana akantu kose Imana izina ry'Imana ni impamo y'Imana ni ukuri kw'Imana aho turi hose iki cyaha irya kane riravuga ngo ujye umenya umunsi nararemye mu minsi 6 kuwa 7 ndaruhuka ndangiza imirimo yanjye kuwa 6 uwa 7 nirirwa nganira n'umuntu naremye Adamu mubwira ni mwibwira uwo ndiwe nawe mubwira uwo ari we n'umugore namushyingiye Eva mumubwira uwo ari we n'isano yabo ariko ntacyo nakoze kuri uwo munsi none abantu bashyizeho icyumweru ni umunsi wa 8 ni uwa mbere w'iminsi 7 ifi hafi ya yose iraruhuka ku cyumweru kandi icyumweru cyazanywe n'abapagane baramyaga izuba Yesu ari muri iyi si atangiza idini ye aruhuka umunsi wa 7 nk'uw'Imana se yaruhutse uwa 7 none abantu hafi y'isi yose bararuhuka icyumweru ubwo bajya kuruhuka icyumweru ntibaruhuka uwa 7 so abadivantisiti no ntabwo ari uwawo n'uw'Imana abenshi baracyabyitiranira bakavuga ko kuwa mbere ari wo munsi wa mbere bagafata kuwa mbere bakazagera ku cyumweru ngo niwo munsi wa 7 abo ninjije batazi amateka y'isi bazanye ababwire icyumweru cyashyizweho n'abantu mu mateka y'isi urumva kutamenya n'amateka y'isi ntibayazi icyumweru cyashyizweho n'abantu n'abapagani bagomeye Imana bari mu dini ya Satani ati nanjye ndi Imana bagomera Imana aho kumenya Imana bamenya izuba bati izuba ni ikintu gikomeye turi buze twashira dukure kugira umunsi turi haye wo kuruhuka none se
mu cyongereza ntibwitwa sunny day. yego ntiwumva yuko amateka abivuga sunny day, umunsi w'izuba, kandi ibyo bakabivuga bakanabyandika. uw'Imana bawusimbuza uw'izuba, bakanabivuga bati ese buriya sande byaturutse kuri Sunday neza, ubwo Saturday byo byaturutse ku Mana. none se Saturday yise uwa karindwi, Sunday yise ukurikiraho se, ntubizi se? yego ni nk'uko Imana yararemye burira buracya, bashyiraho ngo umunsi utangira mu gicuku. Erega barasaze. Kw'Imana yararemaga bukira bugacya, bukira bugacya, Imana irema yego itaruhuka, yaruhukaga ku munsi wa karindwi igeza ku wa gatandatu irarangiza. Uwa karindwi utangira nimugoroba iraruhuka. umunsi tujye tuwutangira nimugoroba se? none se utangira, none se saa moja utangira ryari? ni saa moya za nijoro za mu gitondo. Amasaha se ko yashyizweho n'abantu, yashyizweho n'Imana. Izuba rirarenga, rirarasa, ko rirasa mu rukerera, utangirwa nijoro ukarangizwa umunsi ni amasaha 24. yego 12 y'ijoro na 12 y'umunsi. nguwo munsi, nguwo munsi. Saa moja y'ijoro bugacya, saa moja y'amanywa bugacya. Abanyarwanda bo bari bazi ko umunsi n'ijoro bitandukanye, ntaho bihuriye. Abanyarwanda baravuga ati ijoro n'ijoro, ijoro n'amanywa, n'amanywa. amanywa agatangira saa moya za mu gitondo, ijoro rigatangira saa moya za nijoro. none twebwe ubu turatangira umunsi akaba rero 20 nangahe? 8. none ubu umunsi turawutangira saa 7 za nijoro. bihuriye hese? Ubundi ibintu byavuye wa mugari za nijoro, kandi umunsi utangira saa moja za mu gitondo. mugafata igice cy'ijoro, mugafata igice cy'umunsi. urumva ukuntu bagoretse ibintu ibyo se murabitekereza? wowe wabisanze utyo, ubyakira utyo, uvuga ngo umuntu ubwo buzimana sha ko wasanze iby'abantu ukabyakira iby'abantu ugatangiza umunsi mu gicuku. saa 7 z'ijoro nibwo umunsi wundi butangiye. uwo ni umunsi abantu baruhuka icyumweru bose, baba bakuye Imana ku ntebe bayicayeho. kandi iki gitabo Bibiliya abaprotestants bose baragikoresha. yego kivuga saa moja za nimugoroba. iki burira buracya, niko Bibiliya ivuga, kandi niyo bafite mu ntoki zabo, bagakurikiza ibyashyizweho n'abantu, kandi bafite igitabo kibayobora. ibwiriza rya 5 ujye wubaha ababyeyi bawe. none rero tatwigisha ngo ntukavogera umudendezo w'umwana. yego ukubaha umwana aho yakubaye. sha bana banjye mbabwira ibintu byarakeye. ubu ngubu ababyeyi nibo basigaye bubaha abana, nibo bapfukamira abana. siko Bibiliya ivuga. babyeyi bana mwubaha ababyeyi bawe, wubaha so na nyoko. none rero ubu baduteje abana baradusuzugura. ubwo bakuye Imana ku ntebe bayicayeho.
ngeze kurya igitangaza rya karindwi ntugasambane yabo u Rwanda rwashobewe utwangavu turafata inde ibihumbi n'ibihumbi utwo twangavu se twisambanije ko muvuga ngo abangavu yahuye n'akandi kana k'ingimbi karamusambanya ahura n'uwabaye se aramusambanya ubu icyaha cy'ubusambanyi nticyaciye ibintu mu isi yose byabashobeye cyatumye Sodoma n'Igomora harimburwa byararenze bagera aho basambanya abagabo bagasambanya abagabo. Amahanga yatangiye no kubyemera babishyira no mu mategeko barabisinyira umva ariko Imana yaremye umuhungu n'umukobwa ntiyaremye umuhungu n'umuhungu irangije uwo mukobwa imushingira uwo muhungu itimwororoke umuhungu n'umuhungu bazororoka umugabo n'umugabo bazororoka nako byashoboka ubwo nibya birimo kudushyira ku mpera y'isi isi irashize imazwe n'iki no kugomera Imana wubahe so na nyoko ariko banze wubahe umuremyi wawe umenye icyo avuga nukuri birababaje cyane none baraganya ngo icyaha cy'ubusambanyi umugabo arica umugore arica umugore ngo yamuciye inyuma umva iyo mvugo yamuciye inyuma aho yavuze ati yanshambanirije umugabo yamfanije umugore marabitsinda babiha icyubahiro ngo kuvuga gusambana ngo ni ugusabanya uri umwe mu bantu batajya baca ku ruhande ubihamagara mu mazina yabyo ko naciye ku ruhande nasambanye ngo yamuciye inyuma bakabikoresha bagatinya kuvuga ngo yasambanye kuko uwo nguwo ukubwira ngo yamuciye inyuma nawe arasambana uwo kwigisha ngaho kera umugabo yirindaga gusambana umugore barasambanaga nabo ariko ubu birakabije irya munani ntukibi ngaho re urabona rutiba leta byayishobeye bahora batubwira ngo za miliyari zabuze ariko ntibatubwira bazijyanye zijyanye se umwanditsi w'ucunga amafaranga ati miliyari zashize ninde bazitwaye reka ntavugwe zijyanye ruswa byabashobeye umva abo bantu bahagarariye u Rwanda leta y'Amerika iti abapadiri bamaze ibintu batera abakobwa inda barasambana byageze aho baca itorero gatolika ibihano none ibihano ntibyabihagaritse none bashaka kubaha igihano gikomeye bati padiri ntawe padiri pasitoro kereka umuntu wize ubuteoloji kwiga ubuteoloji se biragukiza gusambana biragukiza gukora icyaha narabwize hari amahame muba mwarizemo ashobora gutuma utinya gusambana kubera ko wizemo ijambo ry'Imana iyo udasambanye ari ukubitinya ni icyaha kuba ahubwo byanga urunuka bikakunukira byakuryoheraga umuntu yakubwira ibyo gusambana ukamukorwa pe ukabzinukwa bikakunukira ibyaguhumuriraga
Yesu yaguhaye ubwo bubasha urabwanga ukaryoherwa no gusambana ukabihirwa n'Imana ukaryoherwa no kwiba kuriba bigukize kwiba si igikorwa cyiza ariko imbere y'Imana kiragatsindwa ariko biragukiza abanyarwanda ntibavuga ngo utibye ntakira abanyarwanda utibye ntakira none kwiba byabaye umuco ushaka gukira wese ariba abana bo bakiza mu Rwanda ababakoreraga iyo yamwibaga ntiyamuvungishaga yaramukubitaga ati unyibe nanjye narabyibye tindasarura ibyo nabibye ntagufungisha akagukubita ugakomeza ugakora irya cyenda ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma gushinja n'ibinyoma se ntibyaciye ibintu ubu abategetsi mu nzego zo hasi umukuru w'igihugu akagenda akababwira atari ko iki kintu numva abantu baganya n'ibiti bati ntabwo twacyumvise naje kucyumva ndi i Kigali ni ikibazo gikomeye maze ntiwacyumva uturanye nawe acyumvisha atanahari none yumva ndi i Kigali sha n'abahanga ati nyagasani ndacyumvise mu byumweru bibiri nzaba narangije igisubizo cya bagahora babeshya umutware batyo babeshya mu byumweru bibiri ngo ndabyumvise ngo mu byumweru bibiri bakamwikiza sha ibyumweru bibiri kabyara imyaka ibiri umva u Rwanda abaruteye abategetsi barwo ati mu byumweru bibiri bose n'imvugo n'imwe ntibagisha umutegetsi impaka ndumvise munyaganyaguhorana ngo ndumvise perezida mu byumweru bibiri yewe uvuga ko warenga ndabangukirije mu byumweru bibiri agaheruka iyo mvugo yo ntagira icyo akora bagahora kandi bavuga batyo abantu bagahera mu gutaka gusa bakazapfa bataka kuko wasuzuguye Imana niyo yabanje kubivuga wakuye Imana ku ntebe se icyo perezida azavuga ari umuntu uzacyumvira wakuye umuremyi wawe ku ntebe icyacumi ntukagire icyifuzo kibi kwifuza mbere yo kwiba urifuza mbere yo gusambana urifuza mbere yo kwanga urifuza kwifuza ibintu bya kanaka ukamubeshyera bakamunyaga kwifuza kubi kandi kuba mu bwonko bwacu nibwo nakubwiye rero yuko abo batashye urusengero nababwiye nti nanze kubaha amafaranga ndabaha Bibiliya yoza ubwonko wanze kubaha intwererano yo kugira ngo urusengero rwubakwe urusengero so rukora icyaha nabahaye Bibiliya ivura ubwonko bwabo kuvamo ibyo byose tumaze kuvuga none se bazajya basengera hanze oya bazasengera ese amafaranga ataratanzwe ngo rwubake urusengero urasenga se ko ahubwo usenga wituka ari amafaranga asa rwubatse sa mibano ni ayandi biba ubu ni watanga amafaranga yo kubaka urusengero none se ruzubakwa rute ngomba kuyatanga kuko ndi umuntu ndinda none se ntayatanze ntibasha mu itorero ntayatanga ariko ubu ngubu nareruye mbaha Bibiliya yubaka ubwonko bwabo ubaka ubwonko urusengero ni ngombwa rukurikireho igihe ubwonko budatunganye ntiwubake kubaka urusengero byihorere byihorere abenshi barayaka ngo babone ntizarutaha
abenshi barayaka ngo babone uko basagura aho baguramo vewiti bagendamo. ceceka abantu subi biraheze mwiyubaka ari leta ari amadini mwiyubaka niho bashirira mwiyubaka udakiriye mwiyubaka uzapfukize icyuma kigura ibihumbi 100 ati ni miliyoni 900 bikabaye mu cyumweru kimwe akaba yubatse Nyarutarama uzareba bubatse nibo bakire bambere engineer babubatse engineer zamwiyubaka ngayo amategeko 10 y'Imana ayo niyo ugomba gukomeza iyo utayakomeje nturi uw'Imana uri uwa Satani. Urubyiruko rw'umwuko mbona tumeze nk'abayateye umugongo urubyiruko rw'iki gihe ko mbona twebwe ibituraje ishinga ari iterambere ariko ibyerekeranye n'ayo mategeko bitatureba. None se inyana niya mweru niba base n'abanyina barananiwe ay'Imana abana babo se ntibabyaye icyo se inyana se ya mweru abana bo barabivuka bavuka ubwonko bwabo bwuzuye kwiba no gusambana no kwica. Yesu rero yaje kukwigisha Bibiliya ikaba ari yoza ubwonko bwawe. None Bibiliya nuyifite nukwitwaza mu ntoki tazi ikiyanditswemo by'icyo kibazo cy'amabwiriza 10 y'Imana. Kabenshi barimo kugenda bitwaza iterambere turimo kujya tubangwira iterambere ryaho tugana nibyo birimo uratera imbere utazi umuremyi wawe washano ibise biguteza imbere byaremwe nande ibyo uhinga byaremwe nande inka worora zaremwe nande ngo wateye imbere. Ntabwo Imana yaremye ubutaka buzatemwa umva Imana ntabwo Imana yaremye ubutaka buzatemwa atamatara kuri cyaha nta nzu yubatse nta gitanda cyarimo yiryamiraga muri utwo twatsi twiza cyane nta byondo nta mukungugu yibereye hagati y'ibiti nta nzu yubakaga nta mazu yajyaga kuzubakwa nta muhanda wajyaga kuzaharurwa iyo icyaha kidakorwa nta munyezamu wajyaga kuzabaho nta ufata amajwi wajyaga kuzabaho ntabwo twe twari kubona akazi mama we wajyaga kuba udakora akazi aho akazi kataba. None turimo kugira ngo turya ruko tubane kugutunga mikoro wajyaga kugenda ahantu hanze mu isambu yawe usarura gusa usarura ibyo utahinze none nibyo duhinga birarumba ntibivumwe se ubutaka bwaravumwe nta mvura yajyaga kugwa nta mvura yagwaga imvura n'ingaruka y'icyaha none zigasenyera abantu bigatwara ubutaka. Mbere y'umwuzure warimbuye isi mu gihe cya Nowa nta misozi y'ibihanamanga yari iriho nta birunga byari biriho. Ibyo byose ni ingaruka y'icyaha. Ubwo byose rero na Adamu na Eva nibo bantu tubikesha ubwo byose ni ingaruka za Adamu na Eva. Oya ubona kutamenya Bibiliya. Adamu na Eva se nibo babanje kuremwa nibo babanje se gukora icyaha habanje kuremwa umumarayika Rusuferi niwe wakoze icyaha niwe wavubwiye Imana ati nanjye ndi Imana. Adamu ntiyabwiye Imana ngo nanjye ndi Imana yariye ku matunda Imana yamubujije. Rusuferi niwe ahubwo niwe wateye niwe wabonetswemo n'ikibi. Rusuferi yari yararemwe n'Imana atunganye ari intungane ahomekerwamo ububasha bwo kumenya mu bwonko bwe bwo kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo yuzuye
yifitemo ububasha bwo kumenya guhitamo icyiza, aratekereza aho guhitamo kumenya Imana yihitamo ati Mana nanjye ndi Imana. Ezekiyeli 28:1 kugeza ku wa 10. Yihitamo ati nanjye ndi Imana. Imana iramubwira iti shahu rero niwe wihitiyemo aho guhitamo kumenya uwakuremye. Ubwo rero wise umuremyi wa kabiri, ngaho urema isi yawe, urema abantu bawe, ujye mu isi yawe uve mu yanjye. Rusufero yarabishoboye kada yiyise icyo atari bushobore gukora yokanyagwa. Imana ni umuremyi, yiyise Imana ananirwa kurema. Imana iti ngaho rero aramanuka, bamumanukiye mu isi. Isi yaremwe nande? Ni Imana. Ateye Imana mu isi mu bwami bwayo, mu bwami bwayo. Mu ijuru icyatumye hava ubaye atyo ntareba Imana. Nicyo gituma n'ubu tutabasha kureba Imana, kuko tukiri abanyabyaha. Tukiri abanyabyaha. Rusufero iyo amaze kuba atyo finish, kurebana n'Imana byararangiye. Ahunga gupfa. Ntiyaciwe, niwe wiciye, niwe wahunze. Ahungana n'abamarayika be. Ariko ikinezeza niwe ugomye. Imana iramuhendahenda ngo imukize, aranga atera abamarayika. 1/3 kiramuyoboka, ariko aricyo kibyishakiye mu bushake bwabo. Burasi Imana ntiyari ifite ubushobozi bwo kubabuza ko bamuyoboka. Imana ntirwana kuko kutayimenya aho ntuyizi. Ntikoresha igitugu, ntikoresha amakofe, ntikoresha imbunda. Irakubwira ukemera cyangwa ukanga. Ikakubwira ubwo wanze wikurira urupfu rw'iteka ryose. Yabwiye Rusufero iti uranze, unaniwe kurema, ukomeje kwiyita Imana, wasizeho nka kubabarira. Aranga kinanira Imana, aramubwira ati wikururiye urupfu rw'iteka ryose. Rusufero ubu nubwo ariho yamaze kuba igicibwa, yasamutsindiye i Karuvari, azi ko arindiriye gupfa. Rusufero n'abamarayika bamuyobotse, none ntashaka kugenda wenyine, arashaka kujyana natwe. Nguko ni umugome. Abageze muri Edeni bagusangiye Adamu na Eva. Abamarayika bacikamo ibice bibiri. 1/3 kiramuyobotse ku bushake bwabo, 2/3 bisigarana n'Imana. Adamu ntabwo Rusufero yabategetse, nta bubasha yarabafiteho, nibo bihitiyemo. Bamwe bahitamo kwigumira ku Mana, ntibakijwe n'Imana, baremanywe ububasha bwo guhitamo icyiza cyangwa se ikibi. Bamwe bihitiramo ikibi, abandi bihitiramo icyiza. Ureba ko abantu tunanirana, ko abamarayika ari ibiremwa, kuki tutamenya ko hari abananiye Rusufero ngo sinamunanira? Baramunaniye kandi ari ibiremwa. Kandi muri Bibiliya bavuga yuko harahanditse yuko hari umwana wo kurimbuka. Imana imenye ibisa ntizi ko nzapfa, ikamenya n'igihe nzapfira. Irabizi byose. Ndabizi se wowe ntabyiza, ariko yirabizi. Nuko rero ubwo se uruhare rwawe n'uruhe mu guhitamo? Iravuga umwana wo kurimbuka kuko izi ibyo azakora bikazamubyarira kurimbuka. Ubwo se n'igihe bizabera. Nibyo Imana imubuza rero, ntiyivanga ariko mu guhitamo kwe, akihitiramo kurimbuka, ikamwereka kurimbuka no kutarimbuka, akihitiramo kurimbuka. Afite ubushobozi bwo guhitamo kutarimbuka? Yego. Ntiyabavuguruje Imana kandi Imana izi ibyo bizamubaho? Oya. Niba imutera se ntabwo ibimutera, izi ibyo uzitera. Irabizi ibyo uzitera kandi ntabwo izivuguruza. Kandi hari ubwo yibeshya se? Oya, ntiyivuguruza. Hari ubwo yibeshya se? Oya, ntiyibeshya. Irabizi ibyo uzahitamo. Ko
waremawe ikintu cyitwa freedom, umudendezo. yego Yaremwe iki? umudendezo Leta iguha umudendezo. Leta iguha umudendezo ngo wishyire wizane. Uvuga icyo ushatse, ukora icyo ushatse. ishyiraho amategeko ugomba kugenderaho. Irategeka, Imana ntigira ite? Ntitegeka. Itegeka. Ni wowe wihitiramo kuzarimbuka. Imana ikabimenye yuko ariko ibibizi ibyo uzahitamo. kandi ntibibuze kubikubuza. Ko kitabikubuza se kandi ibizi ibyo uzahitamo. Umva rero. Ibikubujije ibikunyaze ki? Umudendezo. Wa mudendezo yaguhaye. Fasha Imana. Kandi nayo ibikoze icyaha. Ikunyaze icyo yakugeneye. Yaguhaye. Yakujuje ni wowe ugomba dore urupfu dore ubugingo. Ukihitiramo. Kandi irabizi ko uzahitamo. Izi bizaba si umuntu. Kandi ntiribuze kubigukizamo ku mbaraga. Ahubwo ihora ikubwira iti ko wahisemo nabi wasizeho. Ushobora ko wabasha guhindura ugahitamo ibitari ibyo wahisemo. Warahisemo ibitari ibyo ugahitamo kubireka. None se akabazo rero ngize hagati. Ariko ukagira ingaruka. Akabazo ngizaho rero ni ukuvuga ngo yagushyize imbere ikibi n'icyiza ngo wihitiremo, ariko yirabizi icyo uzahitamo nubwo yaguhaye uburenganzira ngo uhitemo icyo ushaka. Yego irabizi. Niba ibizi se ufite ububasha muri we bwo kuba wahitamo ibitandukanye na bya bindi zi. Kubimenya se niko ko gutegeka. Aho rero ariho utabyumvira ntitegeka. Irabufite. Urabyumva? Ariko ibikoresheje bikunyaze wa mudendezo. Byumve irabizi ibyo uzahitamo. Ariko ntiyivanga mu guhitamo kwawe. Kuki se yemerera umuntu wayo kuba yahitamo ikibi? Kandi iramwemerera se yaguhaye uburenganzira bwose. Iyo hawe uburenganzira simba nkikugenga. Ni wowe ugira ute? Wigenga, wihitiramo. Ni nko gufata umwana wawe ukamubwira uti hano hari. Oya, umwana ntumubwira utyo. Uramubuza ku itegeko kuko ni umwana. Okay, umuntu mukuru umaze kuba umugabo. Yego, umwana umaje kuba umugabo. Kumutegeka mu rugo rwe. Ntago wamutegeka. Ariko ntibikuye ko umugire inama umubwiye uti iki ni iki. Ariko umugira iki? Inama. Agakora ibyo ashaka. Ariko itandukaniro rihariho numva. Uzi yuko ibingiye bakora bizamukoraho. Yego. Ariko yahawe umudendezo wo kwihitiramo. Kubireka cyangwa kutabireka. Ibintu by'Imana ngo numva bikomeye. Ibintu by'Imana ngo numva bikomeye cyane. Ntibikomeye ni wowe ukomeye. Wowe uhitamo icyo ushaka umuremyi wawe akubuza ukanguka gikora uti ndagikoze. Ikibyimbye kimeneke. Ni wowe wihitiyemo. Aho rero ubaza cyane abantu ntibahaze. Nanjye ntago namasobanukiwe. Kuko urumva niba hari ikibi n'icyiza. Kuko uragereranya Imana n'umuntu. Imana n'umuntu. Si umuntu ni Imana. Izi byose umuntu azi byose se. Oya. Umuntu arahindagurika. Ntihindagurika. Yaguhaye umudendezo ntihindagurika ngo ukunyaye. Nikuvuga ngo mu bantu 100 bayiri imbere. Ahubwo ihora ikubwira ikwibutsa iki ko bahisemo nabi mwana wanjye wasize uti ndanze. Kuko kwinangira umutima. Icyo urabikora ngashesheka. Ukibwira ko mpamwe nawe. Ariko ntibizahora bityo. Hari igihe Imana izavuga ngo it is finished, birarangiye. Sinkizi. Rukizi kizwe n'Imana. Ntibizahora bityo. Hari igihe Imana Bibiliya ni kwivuga birarangiye. Turi mu gihe cy'imbabazi. Hari igihe uzabwirwa ngo imbabazi zirarangiye. Uwera gumye yera wanduye gumye yandure. Muri iki gihe turimo se hari uruhare umubyeyi afite mu gukiranuka k'umwana we? Oya. Ntabwo. Umuntu ari wikiranukira ku giti cye. Abenshi ko bakunda ko umwana nta kiranuka. Uramurera ukamubwiriza. Yakuze yihitiramo imibereho agira. Nta uzazara gukiranirwa kwa se. N'umubyeyi ntazazara gukiranirwa ku mwana we.
nta mubyeyi uzakiranukira umwana we, nta n'umwana uzakiranukira se, umuntu ku giti cye umwe. abenshi birirwa babwiriza mu matorero umunsi n'ubundi ko ibihe turimo aribyo bitwereka ko turi mu minsi ya nyuma. Babibwirwa n'ikizi ko barabeshya. Batazi Bibiliya barabeshya. Ikitubwira iminsi ya nyuma kiri muri Bibiliya, ntuyibumbura. Wumvise Mpyisi avuga iminsi y'imperuka, nawe uti Gasuku iti iminsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka ntituzi umunsi, ariko turi mu minsi iheruka. Yego. Yesu yaravuze ati nimubona iki muzamenye ko twageze mu minsi y'imperuka, ariko si umunsi buzwi n'Imana. Ariko kumenya ngo umunsi ndabimenya kuko mbona ibyo Bibiliya ivuga ngo dore bizambanziriza kuza. Niki imvura idasanzwe igahitana abantu. Ibyo twarabibonye. Ni ubusambanyi, ibyo biriho burenze urugero. Ni ubusinzi, ubwo buriho burenze urugero. Ni korona. Ngaho yararangiye dusanga icyo twari dukumbuye cyane. Abana basigaye bategeka ababyeyi babo. Korona yararangiye dusanga icyo twari dukumbuye bwa mbere si urusengero. Ni ukubaka insengero z'ibitangaza kandi ubwonko bwabo bunuka. Barapiganwa mu nsengero amadini aho gupiganwa kwezwa ku bwonko. Wabaza 80% ingo zisenyuka. Yego. Bizakabya. Umugore kwica umugabo, umugabo kwica umugore. Tinimubona ibyo byose uzamenye ko ndi hafi. Umuntu akambwira ngo ibyo se nkabivuge ngo urakura abantu umutima, akariho karavugwa. Ikinyogote bagiteye icumu, amara n'amaraso biraza. Kitiye baba iyo bibi byuya kumbe n'amaraso. Ati birabibyuya niyo. Abantu baravuga bati ibi bintu bihagarara ntubasha kubihagarika. Iyo korona itaza ubu nta muti wo gusambana ubasha kubona, nta muti wo kwica kwangana ubasha kubona. Ngaho mbwira nawe by'ibyo rero ibyo mbamo nigisha ni ukumenya amabwiriza y'Imana ntibayazi, ni ukumenya Imana iyo ariyo ntibayizi. Ntabwo biba byoroshye iyo umuntu yaganiye nawe umuntu aba yumva atasoza nubwo amasaha yaba atatwemerera. None rero ariko abandi bazi ko ari ukubatera igihe kuko urababwira ibyo badashoboye. Ati yaneje ibyago ya mpamwe yankuye umutima nisambaniraga ndi mwiraha none ngiye kubibyara ishyano. Ni nabyo byeze cyane mu rubyiruko rw'uki gihe. Nukura abantu mwiraha barashakira aha kandi iraha niryo cyaha. Urabakura mu babaryohera. None se uravuga ngo baruhuka umunsi wa karindwi bare ku wa mbere kandi si yose iri mu wa mbere. Ngiye isi muri bike rero ngiryo jambo ry'Imana mbabwiye. Papa urakoze cyane kuri uyu munsi dusubikira ahangaha. Subikira ahangaha tuzagaruka kundi munsi. Ubuze muzongera kubitekereza ko muzabyibuka mugarusa. Oya tuzabitekereza. Ubu nagosoreye mu rucaca. Oya nagosoreye mu rucaca n'abadukurikiye bose kuri Rugendo TV. Amva urajya kubikurikiza se. Ariko shaho urambeshya nanjye nigeze kubeshya. ngo ndi umuyoboke w'Imana. Ariko nk'ubu ngubu kubera wamajije kumenya ijambo ry'Imana akantu wibuka wigeze kubeshyaho kera nakaye. Usanga wayimbwa. Ukuntu wabeshyaga abantu uko wibeshyaga ugasanga wabayimbwa. Yebutse ibihe byawe byahise. Maze rero mu rwandiko rwa Petero haravuga ngo
ingurube bayuhagiye barayitunganya ikiva mu rugo gisohoka yikubita mu byondo ivurugutamo abantu ndababwira bakabyumva basohoka mu rusengero bakabyinjiramo bakiyanduza nk'ingurube nko mu buto bwawe nagacyumva wibuka nawe wumva wakozemo amakosa ubuto bwanjye ndabwibuka ko nakoraga amahano nibuka ikize ko ari ukwibuka ishyano ni bya bindi ubukiza ubusore bubagira arabubagira ndabyibuka nkigaya cyane kwibuka ibihe nataye aho kujya muri Bibiliya turi mu bitaramo tuganira tuvuga ibintu tuti igihe kugeza uyu munsi n'ubushaka no kubyibuka ibyo bihe birakadara ni ukuri birakubihira kandi icyo gihe byari biryoshye kuko numva ari nta ngoma itagira bubu mva ari satani niho riraciriye ibintu nta ngoma itagira bubu nta ngoma itagira abanyabyaha nta bubu reka dusoze ariko mbere yo kugira ngo dusoze gato hari akantu gatoya wenda ni nk'akadiveri ni akantu k'urwenya ngira ngo umbwireho gatoya umuntu yaravuze ngo igihe cy'imperuka ngira ngo n'abapfuye bazazuka ni rwose pe umuzuko uzabaho undi aratubwira ati nk'umuntu wari wagiye nko kuragira inka wenda impyisi ikamurya uwo muntu mu kuzuka hazabanza impyisi hazabanza umuntu uhiriye mu kirere mu ndege none se ko yakuremye ukabaho yakuremye muki ngaho ngwira nanjye nunsubizeho ndagusubiza yakuremye muki Bibiliya itubwira ko ari mu mukungugu uri umukungugu ushaka ariko byarabaye yego fata umukungugu n'intoki zawo irabumbabumba ishusho yayo ihumekera muri iyo shusho umwuka wayo ishusho bazima iba wowe ngaho rero turibaza hose hazabanza impyisi none oya mbwira wasobanura uburyo waremwe nta mayobera matagatifu niko nawe utasobanura uburyo upfa ukazazuka reka twisoreze ngo ni amatagatifu ntabwo ari amatagatifu ni iby'imana imana ni imana si iki ntabwo ari umuntu menya uko waremwe ntubasha kubisobanura no kuzuka ntabwo ntubasha kubisobanura reka tuyarire imana ese gupfa byo wabisobanura reka da ntubasha kubisobanura wari igisore usimbuka umwuka ukuvuye muti wakwanze umwuka ukuvamo kufite imbaraga mbwira hari umusore hari umuzungu hari umuchina hari umunyarwanda wagize imbaraga ku buryo yigaruramo umwuka maze yigaruramo umwuka nubwo bakoresha ibyuma by'abazungu nubwo bakoresha ibyo kwa muganga uranga ukagenda ese wasobanura uko uhura n'umugore wawe ukamutwika inda ejo akabyara umwana wabisobanura biragoye apana ntubasha kubisobanura pastor senga dusoze reka dusoze ibyo rero rwose kumenya imana ibyo byo ukamenya ibyawe umenya ariko ntushake kumenya iby'imana ni imana ni ibyayo Imana igira neza turagushimye aka kanya keza uduhaye tuvuze byinshi kandi by'ingirakamaro aba bahungu barabyumvise Nyagasani ubafashe ngo bagire umwanya wo kwicara batekereze bamenye ko Imana ari Imana umuntu ari umuntu turagushimye mu izina rya Yesu amen amen papa urakoze cyane ndishimye nezerewe cyane uzabona he ukuganira ibintu nk'ibi oya ngiye nuganira nawe nari maze iminsi ifasi mbimusaba Imana igiye gukora igiye kubagumba hura bagumba sha igiye gukora igiye kuguha amafaranga ugiye kuba ngo bashomeri bari muri Kigali ngo igiye kuba ndabyibuka kuvuga ku kantu k'abanyeshuri bari barangije kaminuza ubabwira ngo mwese murazi mugiye kubona akazi bagiye kugira usorora ahubwo reka dusoze ikiganiro turarangije kandi urakoze cyane no kuri turishimye turanezerewe nuko Nepo nawe wakoze cyane uba wadufashije kuri kamera mushaka guca akenge mujye muza hano tuzajya tuza kenshi ariko ubundi bazaga kumbaza ngo
leta